Nyuma y'uko ku itariki 17 Nzeri 2025 aribwo twabonye Niyo Bosco aterera ivi umukobwa witwa Mukamisha Irene ndetse bigatungura abantu benshi hirya no hino. Ibi ngibi byabereye hariya La Paris Gashora hariya mu karere ka Bugesera niho byabereye, ndetse byavugishije abantu benshi cyane. Rero kuri uyu munsi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 2025, icyo utamenye ni uko uyu Niyo Bosco yagiye mu rukiko, yagiye gusezerana imbere y'amategeko, aho yagiye guhamya ko azaba umugabo w'uyu mukobwa ubuziraherezo. Ngira ngo ni inkuru itaramenyekana cyane ngo igere ahantu henshi kubera ko nta hantu henshi nigeze nkunda kuyibona, ariko ibi ngibi ni amakuru ahari ndetse yizewe y'ukuri yuko uyu Niyo Bosco yaba yagiye mu rukiko uyu munsi. Ngira ngo uri kubona kano gafoto kari imbere yawe, ni kamwe mu mafoto yafashwe ubwo uyu Niyo Bosco yasezeranaga imbere y'umurenge. Ibi ngibi bije nyuma y'uko kuri izo tariki 17 nakubwiye, aho uyu Niyo Bosco yatereye ivi hariya muri La Paris Gashora, ndetse bikavugisha abantu benshi cyane bitewe n'uko bari batunguwe n'ubwiza bw'uyu mukobwa ugiye kuba umugore we. So ni nyuma y'uko n'ubundi uyu Niyo Bosco mwamukunze cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye, ndetse abantu benshi bagakunda impano yari afite nyine itangaje, kandi byongeye afite ubumuga bwo kutabona. Ni ibintu navuga ngo abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho nyuma y'uko uyu Niyo Bosco rwose navuga ngo ntago ari mukuru. Niyo Bosco ntago ari mukuru cyane ku buryo, kuko uyu Niyo Bosco ni uwo muri bibiri, urumva ko nyine nta myaka myinshi afite, ariko afashe umwanzuro nk'umuntu w'umugabo kabisa amaze gukorera ifaranga, aravuga uti reka nanjye nshinge urugo nk'umuntu w'umugabo nk'abandi bose. Urumva ko rero ni ibintu byiza ndetse ni n'ibintu byo kwishimira, kubera ko uyu Niyo Bosco, kuko Niyo Bosco avuye mu cyiciro kimwe agiye mu kindi. Urumva ko nyine ni ibintu byo kwishimira. Hari abantu benshi nakunze kugenda mbona batera comment bibaza ku witwa Murindahabi cyangwa se Irene wakunze kuba manager we cyane, kubera ko abo yamanaginze bose hafi ya bose ndakeka bagiye kuba bashaka cyangwa se barashatse, kubera ko murabyibuka ko Vestina aribwo ejo bundi yakoze ubukwe, nubwo nyuma yaho twakomeje kugenda twumva izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye n'ibyo twari twiteze bishobora kuzava muri rwa rugo, ariko urumva ko byibuza yari yagerageje gutera ikirenge mu cy'abantu bakuru, kuko buriya iyo washatse navuga ko wavuye ibwana, kuko uba ugiye kurema umuryango ndetse kuwitaho. Urumva ko ni ibintu bisaba izindi mbaraga ndetse n'ubwenge bwinshi bw'abantu bakuru. So urumva nyine ni ibintu byiza kuri uyu munsi wa none. Rero Niyo Bosco yatunguranye, aya mafoto ari kugenda atungurana cyane kuko ni ibintu bitari byitezwe. Ni nyuma y'uko n'ubundi bari bamaze gusohora save the date batangaza y'uko ubukwe bwabo buzaba ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Urumva ko ni vuba cyane bagize gutya basohora save the date hakiri kare, kugira ngo n'abantu bifite cyangwa se bafitiye urukundo bazabashe kuba hari icyo babatwerera cyangwa se hari icyo babafasha, kugira ngo babashe kuba bashinga urugo, cyangwa se kugira ngo babashe kuba baduha ibirori bimeze neza. Kuko urumva Niyo Bosco w'icyamamare, ndetse Niyo Bosco wakunzwe n'abanyarwanda cyane kuri runo rwego rutangaje. Urumva ko hari abantu benshi nyine n'ubundi baba bagomba kugira icyo bamuha cyangwa se bamufasha, kubera ko buriya Niyo Bosco ni umwe mu bantu bakoze hit nyinshi, kandi n'izindi hit nyinshi twagiye twumva. Hari umuntu uba ubiri inyuma ariwe uyu Niyo Bosco, ababiri inyuma yaba Bruce Melody yaba n'abandi bose nyine mu ndirimbo nyinshi zijya ziba hit, uyu Niyo Bosco akunze kuba biri inyuma, yaba mu kuzandika cyangwa se mu kuzishyiramo melody. Urumva ni umuntu ukomeye cyane, ni itafari ry'inyuma muri iyi industry. Navuga ko ari umwe mu bantu bakundwa n'abantu benshi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu n'ubundi nje kukubwiraho iyi nkuru, kubera ko ari umuntu ukundwa n'abantu batari bakeya. Sinzi ko hari umuntu ushobora kuza ngo abe yavuga ngo njyewe ntabwo nkunda Niyo Bosco. Sinzi ko rwose uwo muntu abaho. So bitewe n'ibintu yagiye akora ndetse n'ibibazo by'ubuzima yahuye nabyo, bituma rero abantu benshi bamukunda.
So ngayo nguko, ayo niyo makuru ahari kugeza magingo aya ngaya, wenda nitugira byinshi tumenya n'udushya twinshi tugiye dutandukanye twabaye wenda muri uku kurahira cyangwa se muri uku gusezerana imbere y'amategeko, ndaza kugenda mbibabwira, ndaza kugenda mbibagezaho nk'uko twagerageje kubona aya mafoto cyangwa se nk'uko twagerageje kumenya ko Niyo Bosco agiye kuba ko Niyo Bosco yaba yasezeranye imbere y'amategeko, byose ndaza kuba mbikubwiraho byose ku murongo. Wowe utajya kure kanda subscribe kugira ngo tubashe kumenya n'ibindi byinshi cyane byihishe inyuma y'ibi birori byabaye bucece, ndetse abantu benshi batari banamenya. So murakoze cyane rero, yari Kigali The Toilet Talks Entertainment, amakuru y'abasitariyo nakagaruka.